ubwo ni kuvuga ngo mu gihe hari matches ziri bukurikiranye, mu gihe hari nka match ebyiri ziri bukurikirane, bamwe barabanzamo bakaba barimo muri vestiaire zabo n'abandi baza kuza bakazijyamo bidategereje ko abandi basohoka kugira ngo basimburane. ni ukuvuga ngo mutangira kubaka ngira ngo mbere umuntu wabaga uri muri stade ikibuga kibonaga hasi cyane, ubu ngubu ikibuga kiri cyegereye naho abafana baba bari. Byabaye ngombwa ko tukizamura kugira ngo abantu bazaba bari hejuru bazajye babasha kubona neza, bituma tuzamuraho metero zigera muri ebyiri zirengaho gato. Ubwo kubizamura byasabye kubaka ibindi bikuta bikizengurutse bifata ubwo butaka. Aha ngaha ni mu kibuga rero hagati niho turimo turashyira kushe za nyuma zakira ikibuga. Iyi tapi niko ikibuga kizaba kimeze. Iyi tapi bayitera hano hazaba ari ikibuga cya hybride, ni byo mu bibuga bigezweho ubu ngubu biri kubakwa. Iyi tapi rero ibirimo ariko niyo ikuriramo ibyatsi, donc aba ariho ya tapi isanzwe. Nayo ntabwo ari nk'indi isanzwe dusanzwe tumenyereye, gusa ni mu bwoko bwa ziriya, noneho tugateraho ibyatsi kugira ngo igihe ibyatsi bizaba bitameze neza bitewe n'igihe match zabeyeho ari nyinshi cyane, ikibuga kitazagira ishusho mbi. Ibyatsi mu bitera hagati muri tapi cyangwa? Yego, bitera hagati mu itaka, bikuriramo yaba arimo imyanya ituma ibyatsi bikura n'imizi yayo igafata hasi mu mucanga. Hanyuma amazi avomera bya byatsi mu mwanya. Amazi dufitemo irrigation, dufitemo matiyo y'amazi azajya azamuka bibaye ngombwa bashaka ko bahuhira. Harimo n'andi matiyo atwara amazi y'imvura iguye igihe haramutse habaye nka match muri Kagame. So nka kwa kundi imvura yagwaga kera hano basanga mu kibuga amazi yuzuye kenshi cyane, match zigahagarara. Mu rwego rwo kubyirinda haba harimo amatiyo ahita afata y'amazi, noneho akayatwara ahantu habugenewe. Ni ukuvuga ngo ikibuga ntabwo kiba gifite nivo imwe hose, haba harimo amapante mato mato atagaragara n'amaso, kugira ngo amazi naba imvura iguye amazi agenda amanuka yerekeza hantu runaka tuba twarayageneye kugira ngo ahita agenda. Ubu gushyiramo ikibuga bizarangira ryari? Ubu ngubu kuko ibyatsi ari ibintu biri naturel, ntabwo wahita uvuga ngo bizaba birangiye igihe iki n'iki, ariko tugiye gutangira kubitera ku buryo bizaba byakuze. Turateganya gusoza ibihumbi kwa gatanu umwaka utaha, n'icyo gihe nabyo turateganya ko bizaba byaramaze gufata neza. Yego, ubu turi mu mirimo yo gusakara nk'uko nari nabivuze mbere, gusakara turateganya ko umwaka uzana igisenge twarakirangije hose hatwikiriwe, ariko gusakara ntabwo ari ukuvuga ko tuzasakara ikibuga, tuzasakara aho abafana bazaba bicaye, mu kibuga ho ntabwo bazaba basakaye. Tumaze ukwezi kumwe n'igice dutangiye gusakara, hashize ukwezi kumwe n'igice. Hari umuntu wakwibaza ushobora kugera amahanga akibaza ngo stade ya kera yahagana he? Biragoranye kuhita ubimenya kuko byamaze kuba nka stade imwe, ariko stade ya kera igarukiye kuri uriya murongo. Izi tribune zo hasi zose nizo za zindi za kera twari dusanzwe tumenyereye, noneho iziri hejuru nizo twongeyemo bushyashya. Ariko birumvikana n'inyuma mu byumba by'inyuma hari ibyo twagiye duhinduramo, hari n'ibyo twongeyemo, tunongeramo n'ahandi hantu h'abafana ha VIP n'ibindi nk'ibyo. Area ndabona ari ya Banyacyubahiro, aka gapaki kari hano imbere kukasura afashwa iki? Hano hariho amapodium, ntabwo bazaba ameze nk'uko byari bimeze kera. Hagiye hariho abantu bazashyira intebe z'abanyacyubahiro, harimo n'aho bashobora guhagarara, harimo n'ibyumba bashobora kureberamo amamatch by'abita VIP, uburyo abantu bashobora kuba baza bakareba match bafite n'ibindi byumba barimo. Dufite n'ahantu hari amaresitora runaka abantu bashaka kugira icyo bafata bagurira, uburyo bigiye birimo hari inyuma y'izo tribune. Mbere nibuka ko mbere Minisiteri ya Siporo ifitemo ibiro hano, ubu ngubu hari ama offices azaba ari babageneye aho bazakorera, harimo ibiro bya Minisiporo bizaba birimo aha ngaha nabo, ariko mu gice cyabo cyihariye bidahura n'abafana. Kimwe mu bintu abantu bibaza kuri stade nk'iyi ngiyi zifite abantu 45 ni abantu benshi, ariko noneho ifite parking kugira ngo imyanya parking iri mu birengaho gatoya 2000 n'abantu 45 ngo biba bifitanye isano bigendeye kuri guidelines za FIFA. Aba hari imibare bagiye batanga y'abantu bitewe n'abantu stade yakira,
umubare wa parikingi utagomba kujyana. utekereza ko ibyo bihumbi parking ibihumbi 2 zihagije? Zahagije kuko bareba nanone na transport iri aho ngaho uburyo batwaramo abantu uburyo bwa rusange, kuko baba babona ko harimo n'abantu bazaza mu buryo baje muri ziriya modoka zitwara abantu bwa rusange, bisi n'ibindi n'ibindi. Inyuma hanze hari ahantu twabonye hari ikindi kibuga. Dufite ibibuga bibiri, hari n'iki ngiki cyo gukiniramo, hakaba n'ikibuga cyo kwitorezamo, nabyo bigendera ku mategeko ya FIFA asaba yuko haba hari ikibuga cyo kwitorezamo, kiba kigomba kuba kiri kimeze kimwe n'iki ngiki bakiniramo. Petit stade ho mwavuguriye iki? Petit stade twayivuguriyemo imbere, tunayizamuraho igisenge turagihindura, tukigiza hejuru kuko hari zimwe mu standard zitari zujuje bigendeye ku burebure. Twakigije hejuru gushyira ikindi kintu bashyashya, tuzashyiramo n'intebe kuko abantu bicaraga mu masino, zaba harimo intebe abantu bicaramo, duhindure n'ikibuga cyayo cyari beto icyo gihe, ubu tugashyiramo ikibuga kimeze nka cyo muri Arena, nayo imirimo turateganya ko bizarangirira rimwe Igishushanyo hano ubona ko hariho ya track abantu bakora kwitandukanya ya atletisme, naho abantu bakora ibintu bya atletisme niyo bazaba bakoresha, iriho nk'uko yahozeho na mbere, ni ya yindi ariko izaba ivuguruye igendanye n'igihe tugezemo, mbese yujuje na standard. ngira ngo ko icyo gihe hano bazahashyira kaburimbo. Yego, ni ukuvuga ngo iriba yubatse hejuru ya kaburimbo, hari amakusha agenda akurikirana, ariko muri izo kusha harimo na kusha ya kaburimbo iri tumenyereye, hejuru bagashyiraho raba, nabyo turimo turabitegura uburyo duteganya ko bizaba byarangiye mu uyu mwaka wa 12.